nta wundi mwuzuro ukeneye. Imana niyo mwuzuro w'ubuzima bwawe. Ibyo yagambiriye byose nubwo ubona ko bitarashika ariko bizashika byuzuye mu izina rya Yesu. Koko ntago wasarura amasaka warabibye uburo ngo nuko byenda gusa. Oya, niba ushaka amahoro nawe tanga amahoro, niba ushaka umugisha nawe hesha abandi umugisha, niba ushaka iterambere nawe gira abandi bantu ushyigikira mu gutera imbere kwabo. Umunyarwanda aravuze ngo gira neza ugire gute, wigendere ineza uzayisanga imbere. Intention umuntu akoranye ikintu Imana iha agaciro cyane. Birashoboka yuko uri gutureba cyangwa se udukurikiye urwaye, turagusengeye Imana igukize. Birashoboka yuko udukurikiye ubabaye aka kanya umutima wawe utishimye, ariko reka tugusabire umunezero w'Imana. Imana ikoreho, ikiganza cy'Imana kirabohora, kigukoreho aka kanya wakira umunezero. Niba ufite ibikomere bitandukanye Imana ikomore mu izina rya Yesu Kristo. Niba uri mu nzira wihebye ugenda wumva wabuze icyerekezo Imana igucira